rero mwereke aho y'abanyakwitwa bafunga hanyuma tugakomeza akagira Porque eu vou cigarro. ikaze kuri ayibisi ndakibisa Jean mu karere ka Musanze kare majyaruguru y'umwari Sataraga haraye habereye mu kagari ka Rubindi haraye habereye amahano akica umugabo we amukubise ifuni yamara gukubita ifuni nawe agahita yiyahura bityo abantu bagatabara bagasanga n'undi mwana w'imyaka ibintu bibabaje cyane ni biteye agahinda muri tari nziza ariko abasigaye cyangwa se abana n'abasigaye kwa ngo mukomeze kwihangana reka mbareke mukubwira bose no kubaherekeza mu cyubahiro cyangwa se kubasezaho bwa nyuma kuko bose bagiye gushyirwa ahantu ariko mu bihe zitandukanye hari Tanginzira sana hano wewe Amen.
bamuhaye inzozi Kristo kuzwe bakristo bavandimwe nshuti z'umuryango ndagira ngo nongere mbanyuremo muri make ubuzima bw'aba bavandimwe bacu batuvuyemo ku buryo butunguranye. Umusore Hagenimana Innocent bakunze kwita Wamba 1986 nababwiye ko yari afite imyaka 39. Hanyuma Umutoni Françoise yavutse mu 1988 nababwiye ko yari afite imyaka 33. Baza kwemera ko babana yagusaba ndakwa mugende baraduhekera bari cya 16 nako ari muri 2016 ubwo byakorewe imbere y'amategeko ndetse n'imbere y'Imana. Twaraje duteranira hano abana bacu tubasabira imigisha yo kuzagira imbuto. Babyara rero abahungu babiri, umwe n'ababyeyi afite imyaka 8 undi afite imyaka 3. Rero inkuru ibabaje kandi iteye agahinda nuko kuri wa 17 kwezi kwa kane baje kuvuga mu masasa kumva inkuru y'ishamugongo ko abana bacu batakiriho. Twaratabaje uko nababwiye inzego zibishinzwe umutekano w'ibintu n'abantu kuva polisi dutabaza abashinzwe iperereza RIB n'ubuyobozi bwite bwa leta buragera. Usanga nyine umwana w'umukobwa ari mu mugozi, umuhungu we bamukubise barere n'ubusaya. Ubwo twacitse umugongo nyine birumvikana. Rero nkuko nabivuze ntabwo ndavuga menshi. Uriya mukobwa mu parasosho yabanaga n'abantu ko bigomba. Uriya musore yari umuyobozi w'umuryango remezo kandi akaba n'ushinzwe umunyabuzima. Nawe twari tubanye neza, abavandimwe barabizi. Aba bana rero Imana ibahe iruhuko ridashira. Nababwiye ko hari abandi munyemereye baratanga ubuhamya. Hariho uw'iwabo w'umukobwa yakwigira hino gataho hakaza Janvier nawe kigira hano hino, hanyuma hakaza mu parasosho wakoranaga na Françoise, hakaza n'umunyabuzima wakoranaga na Wamba. Umunyabuzima yitwa Haruna twita Nkundiye Jean de Dieu, hanyuma parasosho nawe arahari yakwigira hino bakaduha ubuhamya byihuse. Iwabo w'umukobwa yakwihuta akaduha ubuhamya. Mwiriwe nukomeza kwihangana. Uyu Umutoni Françoise ubundi twebwe mu rugo yakuze tumwita Nyirabacu, nabyo byari izina rye yamurikira mu bya kabiri turavuga. Ntabwo ngewe kuko muzi nta magambo menshi yagiraga ari umuntu utuje. Umuntu utuje ku buryo ibi byabaye byaradutunguye twese, ntabwo kubyibaza bikatuyobera. Yari umukristo gatolika, yewe nakuze mbona akunda kujya mu misa cyane. Ikindi ntabwo rero ejo hashize mbere y'uko apfa mfite umuhungu w'imyaka 16 w'imfura yanjye yari yansuwe na mama we.
mama we arimo kumbwira ngo umwana yakomeje kumupushinga ngo arashaka gushimira nyirasenge muri ba nyirasenge babanye. Umwana we yari yahisemo Mutoni Françoise, mama avuga ngo arashaka kumugurira amatungo bakamushimira. Mu gihe twari tumaze gutandukana maze kubaherekeza ko bari bansuye ku kazi, umuntu muri famiye yarampamagaye ambwira izi nkuru basubiyemo cyane ko zagenze. So nta byinshi ndi buze kumuvugaho, ndumva ntarekera. Janvier niwe yakwigira imbere Kirangana nawe akagira abazizanye n'abazizanye bandi bazamukenda bana b'umwana. Inzira twayibonye bitamucamo hagati abo navuze. Ndabashimira ko nabashije kuza kudufata mu mugongo. Njyewe uri kuvuga nitwa Manishimwe Janvier, ndi mushiki wa Innocent. Innocent yari imfura mu muryango w'Abazambanza wasigayemo abana batatu, ari we mfura yacu na mukuru wanjye, hanyuma nanjye nkaba bucura. Twabuze ababyeyi bacu tukiri bato cyane. Innocent niwe wasigaye ari papa wacu kuko yaturutaga. Twarabanye, Imana iradufasha turakura twese ko turi batatu. Agiye mu by'ukuri tukimukeneye, ariko twizeye ko Imana yamukuye heza. Muranyemerera mu mbaraga nk'umufite mvuge icyo nshoboye muri ako kanya. Ndashima Imana ko nubwo uru rupfu rwadutunguye ariko nagize amahirwe yo kumusezera. Nubwo tutabaga hamwe nabaga kure ye, ariko Imana yarabikoze. Umunsi ya nyuma ye yaransuye i Kigali turaganira, ariko ntabwo twari kumusezera. N'amasaha abanziriza mbere y'uko yigendera twari twavuganye nk'abavandimwe, twakundanaga, twaganiraga buri kimwe umuntu afite ku mutima, kuko nibwo afite ikibazo yabashaga kuruhuka, nibwo buryo twakoreshaga. Mu masaha make rero muri uwo mugoroba twari twavuganye, ariko sinari nzi ko ari ubwa nyuma muvugishije. Naje kumva iyi nkuru mbi, umutima wanjye urababara, ariko numva Imana yampaye amahirwe yo kugira icyo mbwira. Nk'umuryango w'Abazambanza rero ntabwo tuzimye, turahari kandi turamwifuriza kuruhuka neza. Mu rugendo twabanye kuri iyi si tubaniye neza, nahagiye turamwifuriza kuruhuka amahoro. Innocent yaranzwe n'urukundo, arangwa no kwihangana. Yakundaga Imana akayikundisha abandi uko ashoboye kose. Yari umunyamurava, yakundaga umuryango we, ntabwo akakuraga kugira ngo umuryango we uriho wishimye, ariko ntawumenya impamvu ibintu biba gutyo by'abaturage.
arakoze rero wayihanganye ukatubwira ubuhamya butoroshye no mu bihe bitoroshye. kugira ngo nsabe Parasocial aze atubwire ku buzima bwa Françoise bakoranye umurimo nawe utoroshye. Yakwihuta rero kubibwira muri make ko bakoranye. Murakoze. Yaje tufite n'abayigiye umutoni twakoranaga nahaje hose nateshukaga yanyibwiraga ati ngwino nyura aha ngaha kuko yari nka mushiki wanje. Yagiraga n'igikorwa cy'urukundo nta muntu muri wabaga ufite icyo akeneye agifite nka kimwe. Ibyinshi wenda abaturanyi be barabizi. Avangimani mwakire mu Rwanda. Arakoze Kunge Jean de Dieu umunyabuzima nawe yaza akatubwira ku buzima bwa Innocent Wamba. Murakoze kumpa aka kanya ariko ni ugukomeza kwihangana mwabivandimwe. Uyu mwana yamvukiye mu maso yiga amashuri abanza yiga n'ayisumbuye turi kumwe mu mudugudu tumwe. Igihe cyarageze kubera nabaye umujyanama w'ubuzima kera, igihe kiragera tuje inama. Uyu Wamba mu muryango ni mwene data ni murumuna wanje hafi aho. Twaraganiraga ati si muvye bimeze biti ndabwira fo tuje mu kijyanama cy'ubuzima turebe ko ubuzima bwakomeza kwiyongera. Umwana yarankundiye azamo 2019 we yaramaze 2019 niwe namushize umuyoboye ndi umujyanama w'ubuzima w'akagari ka Rubindi. Ndamubwira kadufatanye umudugudu tuzamu zikuze ubwenge bwiza dufatanye tuzamure umudugudu wacu ntuhore hasi. Kaduhera rero fondasiyo tuyikore mu kijyanama cy'ubuzima turakora. Mwana turakorana nta ribi mukuru w'umudugudu akatwemera. Umudugudu wa Gacondo ubuze umuntu uzi ubwenge. Sinzi aho tuzongera guhera kugira ngo dukomereze aho twe tugeze. Ikijyanama cy'ubuzima turagikora. Kuwa gatatu twaravuganye dupanga akazi. Yarantelefone turavugana dupanga akazi ko kuwa kane. Kuwa kane mu telefone mu gitondo telefone icamo kabura ifata. Na telefone kabura ifata. Saa yine ni umukuru w'umudugudu ya telefone ati ambwira amagambo sinumva nyakiri ndazamuka ngeze hano nsanga murakoze. Barakoze batanga ubuhamya bakomeza rero n'isengesho. Dusabe. Nyagasani Imana yacu Yesu uko y'ubugingo tugushimiye ko duhurije hano kuri uyu munsi kugira ngo duherekeze aba bana bawe. Niwe wabaduhayeho inshuti n'abavandimwe kugira ngo dusangire urugendo rugana iwawe. Turagusaba ngo wabahaye kukwemera kukwizera no kugukunda bakiri hano ku isi ugire impuhwe maze ubahe kubana nawe mu ijuru bishimane nawe ubuziraherezo. Tubigusabye kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Tugiye gukurikizaho rero gutega amatwi isomo twateguriwe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Mariya ageze aho Yesu yari ngo amukubite amaso aramupfukamira
ati nyagasani iyo uba hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Yesu amubonye arira n'abayahudi bamuherekeje nabo barira, ashenguka umutima maze avugana ikiniga ati mwamushyinguye Yesu. Baramubwira bati nyagasani ngwino rero. Nuko Yesu asuka amarira, abayahudi baravuga bati nimurebe ukuntu yamukunda. Ariko bamwe muri bo bati uwashoboye guhumura yampumye yarananiwe kuzura uyu nguyu. Yesu yongera gushenguka umutima maze ajya kumva, yumva ari mu buvumo bari bakingishije ibuye. Yesu ati nimurikureho ibuye. Marita mushiki wapfuye aravuga ati nyagasani ubaranuka, uyu munsi ni uwa 4. Yesu aramubwira ati sinakubwiye ko niwemera uribona ikuzo ry'Imana? Nuko ibuye barikuraho. Yesu yubura amaso aherekeza ijuru avuga ati dawe ndagushimira kuko wanyumvise. Njye nari nsanzwe nzi ko unyumva, none mvugiye aba bantu bankikije ngira ngo bemere ko ari bo bantumye. Amaze kuvuga atyo arangurura ijwi rihanitse Lazaro ngwino sohoka. Wari wapfuye arasohoka, aza ibiganza n'ibirenge bigihambiriye no mu maso hagipfukishije ibitambaro. Yesu arababwira ati ni mu mahambure maze mumureke agende. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Yesu akuzwe. Kuko tumaze kubyumva ubuhamya mu kanya, birakomeye kugira ngo umuntu niba ari n'abigisha bari aha ngaha batari twebwe bo mu yandi matorero, ariko ntabwo nta cyigisho twabona cyo gutanga aha ngaha kiruta ibyo turi kubona ubu. Gusa ahubwo nk'abakiriziya gatolika ntagatifu icyo twirinda ni uguca imanza. Yesu akuzwe. Twebwe abakristo gatolika turinda guca imanza no kuzicira abandi no kuzicira. Umubaji w'imitima niwe uzi byose, uwaremye aba bavandimwe wanabahuje niwe uzaca iki urubanza. No muri aka gace k'inaha numvise hari umubyeyi wise umwana we ngo izaca urubanza. Aka gace harimo umwana wiswe ngo iryo zina. Rero aba bavandimwe nk'uko mumaze kubivuga abatanga buhamya bakundanaga nibyo, ariko nyine iyo umwanzi yafushe biba byarangiye. Na Yesu yarabivuze nubwo turi kuwa 5 mutagatifu nyine umuvandimwe azatanga undi muvandimwe, umubyeyi na nyina, umwana na se. Mbega ni iyo minsi y'imperuka twavuga. Hari indi mukeneye kubona? Yesu akuzwe. Washaka hera kuri iyi ngiyi rero ibyo Yesu avuga ntabwo ari ibikino, ntabwo ari amagambo yivugira gusa, ahubwo nuko ibyo avuga bitazasorera ku mabuye, bigomba gusorera kuri twebwe. Niyo mpamvu rero uyu munsi kuri iyi saha twihangana kandi tukihanganisha uwo muryango cyangwa imiryango yombi, ari wawe umukobwa ni wawe umuhungu, kugira ngo n'abana basigaye z'impeka bamenye ko bafite Imana. Imana yo izi byose kandi igena byose mu gikwino gitunganye, nkuko nawe umwe umupapa yasigaye ari imfubyi akarera bene nyina n'abandi bazabo kubera Imana. Mu kiganza cyayo muri byose ubwo hari impamvu. Niyo mpamvu rero mu kanya nk'aka tuzirikana neza kuri wa 5 mutagatifu, tuzirikana ububabare n'urupfu bya Nyagasani Yesu Kristo ubwo yari ari ku musaraba. Yasabira abishiru ati mubabarire kuko batazi icyo bakora. Namwe ababyeyi rero mwe kwigiramo abo ku muryango w'umuhungu cyangwa abo ku muryango w'umukobwa, tubasabye kutagira mu makimbirane. Iryo ni ijambo ry'umubyeyi wacu Padiri mukuru yambwiye ngo nshobore kubabwira. Ntimwigiremo amakimbirane, ahubwo mujye hamwe kugira ngo murebe ukuntu mwafatanya kurera aba bana no kureba ibindi biri inyuma. Ubwo igeno ni iry'Imana. Amakimbirane ntacyo yageraho, inzangano ntacyo zageraho, ahubwo nyine uko Yesu yabivuze, ubwo umwana azazica se cyangwa umwana akica nyina cyangwa umwana n'umuvandimwe we cyangwa inshuti y'abaturage, ni ibi nyine bigomba kubaho. Ndifuza rero ko cyangwa
turifuza ko mu izina rya Kiliziya Gatolika duhagarariye turifuza ko ibyo byose Nyagasani yabibonye kandi akabona bikwiye isarura rye ryageze n'ubundi yageze mu murima we asanga byari bikwiye arasarura. Hari icyo mwabyongeraho? Amagambo rero abe makeya, imanza zibe nkeya, hanyuma nawe utegereze ibiri imbere yawe cyangwa ibiri inyuma yawe. Nyagasani Yezu nabane nawe. Reka dukomeze dusaba amasengesho rusange, hanyuma dukomeza gusabira abavandimwe bacu. Nyagasani utwumve, wakira amasengesho yacu. Nyagasani utwumve, wakira ngaho basezere abandi amafoto muyerekeze ku mpande zose kugira ngo basezere bakoresheje ifoto. Abari aho buvuye basezere bakoresheje abasezera berekeza ndahagarara gutya n'ubundi nta kindi kintu ngiye gukora.
Ugomba gushaka ari gatoya. yaho yigarurira Gatoya ni ntoya. Akagombye kuba izindi urundi yindi. Ese ubu wabaje ebyiri. Uzagombye kuba Kari ntoya ra. ziri kubura akantu. Zose ziri kubura akantu hasi akeneye akantu. Hano ku ruhande. Ahubwo badushira ku mpande cyangwa se ntihaboneka urugo ntabwo waburamo agashitingi bashaka agashitingi aha ngaha nta kintu twakora hameze kuri sinawe wakataho kano awayegeza imbere agakata akiwe kureba akiwe kamwe na handi kukagushyiramo gusa ngo byashoboka iyo shitingi iri aho ngaho ukuntu uza muyikure iyo wese muyiza bakate akate bajya kwishaka Nitwaje. hano tunacho dufite ariko haracyari ikibazo hariya Nibaze ko ikigo cyane
Ni wowe bugingo budashira, Yesu Kristo urumuri rw'imitima, twiyegereze tugire nkawe, ufite impano yawe. ariko kubera badufashe n'ubundi kurimba no kwitonda muri iki gikorwa, kubera haje n'abatanga bari hano, ndagira ngo abari imbere duhere kuri abo ngabo tugende tugaruka inyuma kugira ngo tubone uko tubashyira aho ngaho. Ndavuga ndi hano kweza nk'iki barabutse mu kubera dutange umwanya hano hose byagera zamuka gake zamuka ruguru. Ye muteze amatwi rero mwumva intebe zibishinzwe kumva. Ururabo rwa mbere ururabo rw'umuryango w'umuhungu n'umuryango w'umukobwa, indabo zingahe? Ebyiri. Ururabo rwa kabiri abari kumwe n'abana babafashe kugira ngo bashyire ururabo neza ku mva basezera ku babyeyi. Hanyuma ururabo bashikiye n'ize kuba aho ngaho uko bakurikirana bakubaho kurundi nabo kurundi bararekaho bazamuke bagenda babwira bashyiraho urabona sinye ko bashyize bazizanye n'abazizanye bandi bazamuke ndabana b'umwanya. Inzira twayibonye bitambukiramo hagati. Abo navuze hanyuma harakurikiraho ururabo rw'abana. Abana muberekere ikoresheho ururabo. Murajya murarambikaho, hari abantu bazajya barazizana hano kugira ngo tubone uko dufotora. Nibyo byiza. Harakurikiraho ururabo rw'abashikiye. Abandi barahagarara hariya, aho turaje turashikije. Bashikibe. Oya, abo murya. Sebe buretse ndakuvugisha ndi gufotora. Ndakuvugisha. Mugiye ahantu. Urabona ifoto nziza yanyu kandi ifoto nziza. Abanze uruhande baraza barashyiraho ururabo ku ruhande rw'umuhungu. Sebe ndi kukubwira wa witonze ndaguhamagara. Sesera cyasatara. Abarangiza bagende bimukira abandi. Umva sister, mwari tukazifatira hariya muri kujya ku ruhande rw'ito tarabona ifoto. Bazitangira hariya abantu bajye bazizana hano. Nibyo byiza. Naho aho
basubire hirya cyangwa barebe hanyuma abana nabo mubahe ururabo abana nabo mubahe ururabo bashiki b'umuhungu nabo bafate ururabo aha ziriya muzegeze imbere bajye bazishira hariya hano hariya hanyuma ururabo rwa nyirasenge na nyina wabo w'umuhungu ba nyirasenge na nyina wabo w'umuhungu babahe ururabo ubwo nubwo abashiki babo uretse vurus ubi inyuma wowe uretse mama Nyirasenge sibari hanyuma basa y'umukobwa nabo babahe ururabo none abo ururabo kuri famille Fulgence oya mwarushira mushireho mwebwe ufate kugira karame hano wayidica ikora Musa wamba na Françoise mwaturutse mu mpande zitandukanye kandi mwari mufite umutima mwese ushaka kugira ngo dufashe kandi zose haba mu bikorwa haba mu bitekerezo aje mu kazi maze ari mu rugo niba atari mu rugo ni akazi k'umuryango turabashimiye cyane turabizeza ko ubufatanye bwo kutwereka natwe kandi dushimire abantu mwese mwaje kudufata kongo nk'uko byagaragaye ko rwose yari imiryango yari isa n'ibana neza ari inkuru yatunguye abantu benshi yenda nka wavuze vuba izindi mpande i Kigali ndetse no mu turere n'imirenge duturanye. Rero ndagira ngo nk'uko abatubanjirije bagiye babivuga, mu by'ukuri amateka yagiye avugwa, aba bantu uburyo babanaga, abantu bari bazi ko nta kintu gishobora kubabaho, ukurikije n'ubunyangamugayo twari tubaziho ko bababwiye no mu nzego za leta barimo. Umugabo yari ahagarariye abajyanama b'ubuzima ndetse umudamu nawe yari umukorerabushake abungabunga imibereho y'abaturage bita abaparasosho. Hari n'andi makuru namenye ko aba bombi hari n'ikimina bari bahagarariye, umwe ari kontabure undi ari umunyamabanga. Bivuga ngo uko twese twababonaga ni abantu bari bafitiwe icyizere,
bakoraga imirimo yabo neza, ariko nk'uko babivuze uko twaje dutabara twasanze buri umwe ari mu cyumba cye. Umudamu yari mu mugozi, umugabo nawe ari mu cyumba asa n'uwavuye amaraso menshi, ariko kubera ko twari kumwe n'inzego zitandukanye zibishinzwe ndetse n'iziperereza, ubu aka kanya ntitwahamya ngo icyishe umwe icyishe undi ni iki, cyangwa se imbona imvano y'urupfu rwabo ni iki. Ibyo byose tubiharira inzego z'iperereza. Reka rero nongere mbasabe mu izina ry'ubuyobozi, reka twese ko turi aha ngaha turangwe no kwirinda amakimbirane, kubera ko amakimbirane nta handi aganisha uretse kuba bamwe bakwamburwa ubuzima. Icyagaragaye ni uko wenda mu makuru make arimo kuvugwa, nubwo wenda haba hari icyo batumvikanyeho, ntabwo ari ibintu byari byakamenywe na bose, kuko batubwiraga ko ku wa mbere hari akabazo umuryango wari wagize kadakomeye, bari batangiye intambwe y'uburyo bakwikemurira ibibazo, bahamagaza umuryango urumva ku wa mbere n'ejo bundi. Umuryango rero haguruka uzi ko babemereye ko ibibazo bikemutse nta kibazo. Nyuma rero niyo mpamvu twatunguwe n'ibi bisa n'ibyakurikiyeho, ariko dusaba ko igihe hari n'icyo upfa n'umuvandimwe, igihe hari ikibazo ufite rwose, aho kugira ngo ukomeze ubabazwe n'ibibazo wifashe kubyikorera, hari umuryango, hari abavandimwe, hari ubuyobozi, abo bose ubagannye mukabona wenda hari ubwo ikibazo kidakemuka, aho kugira ngo wenda ube wabana n'umuntu mufitanye ibibazo, igihe ubonye igihe cyose bikurenze, rwose byaba byiza buri umwe ashobora kugenda akabukwe n'undi akabukwe, kandi ubuzima bugakomeza, aho kugira ngo yenda habeho ko umwe yakwambura ubuzima mugenzi we. Nanone ndabasaba ko ibyo ari byo byose ntabwo bari batuye bonyine. Igihe cyose uri umuturanyi, muri abavandimwe, igihe mubona hari ikitameze neza, yaba amakimbirane cyangwa ikindi cyose gishobora kuba cyateza urugomo, cyateza impanuka, biba byiza gutangira amakuru ku gihe kugira ngo dukumire icyaha. Ni wowe bugingo budashira, Yesu Kristo rumuri rw'umutima, twiyegereze tugire nkawe, ufite impano y'ahoze. babaye imfubyi bakiri bato, nabo ubwabo urumva ntacyo bashobora kwikorera. Bamwe rero mu miryango yenda bari bubasigarane, tuzakomeza gukorana, tubabe hafi. Niba hari ikintu umurenge cyangwa ubuyobozi bw'akarere bushobora kuba bwabafasha, turabizeza ko tuzabafasha, kandi abana b'igihugu, abana b'umuryango tugakomeza kubarera, nabo bakagira uburenganzira nk'abafite ababyeyi. Mukomeze rero kwihangana, murakoze.
Turi mu karere ka Musanze, umurenge wa Gataraga, mu kagari ka Rubindi, aharaye habereye icyo nakwita amahano cyangwa se ibyago. Umuryango w'umugore n'umugabo bose bakaza kwitaba Imana. Bivugwa ni inkuru yavuzweho byinshi cyane, ariko by'umwihariko aya masaha turi kumwe n'umuyobozi w'umurenge wa Gataraga, agiye gutangira atubwira amazina ye, anatubwiye ku byabereye hano mu murenge ayoboye. Musabwana Kweri, umuyobozi w'umurenge wa Gataraga nk'uko mwabivuze. Ni by'ukuri nk'uko mubivuze nk'ubuyobozi, cyane twabanje kubabazwa n'inkuru mbi yadutashyeho ejo nimugoroba, aho twamenye amakuru ko hari abantu babiri bari mu nzu ariko bakaba bikekwa ko bitabye Imana. Rero n'izindi nzego twihutiye kuza gutabara, kuko abaturage bari babivuze twasanze ko mu nzu harimo imirambo y'abantu. Umudamu yari amanitse umugozi, bigaragara ko yakomerekejwe, hari amaraso menshi. Murakoze cyane. Ngira ngo hari ibibazo byinshi cyane tugenda twumva bijya gusa nk'ibi ngibi mu duce tugiye dutandukanye. Ese mwebwe nk'abayobozi muri rusange mushishikariza iki imiryango? Mushishikariza iki umugabo n'umugore bahisemo kubana bakundanye, bahisemo kubana bakajya gusezerana imbere y'amategeko, bikaba akarusho bagiye imbere y'Imana? Muri wa muco dufite cyangwa se mufite mwebwe nk'abayobozi wo gukomeza kwigisha iyo miryango, ese nibura mugira uburyo ki mugenda murushaho kugenda mubibutsa uburyo ki bashobora gukemura amakimbirane yabaye hagati yabo? Bivuze icyo ubuyobozi buba bwifuza iyo dusezeranya abantu, ibyo ari byose tuba tubasezeranije baje bakundanye. Icya mbere tubigisha ni ugukomeza gusigasira urukundo rwabo, nk'uko baba bahuye nyine barabanje gushimana bakarambagizanya kugeza ubwo bashakanye bakundanye. Icyo gihe rero tunabasobanurira n'itegeko rigenga umuryango n'ibintu, kugira ngo nibura hagire n'ibyo birinda bijyanye n'itegeko. Rimwe tukabereka ibishobora gutuma abantu batandukana, kuko hari igihe abantu babana ariko wenda byagera hagati bakabona hari uko batarimo kumvikana. Ariko icya mbere tubabwira ni uko bagomba koroherana, bakajya inama, kugira ngo niba bahuye n'ikibazo bafatanye kugikemura bitabanje kuba ibibazo. Uyu muryango, umubyeyi n'umupapa bose bitabye Imana, ariko basize abana babiri, umwe w'imyaka 8 n'undi mutoya w'imyaka 3. Mwebwe nk'ubuyobozi bw'ahangaha, ese mugiye gukora iki mu gufatanya n'imiryango yabo isigaye mu kurera abo bana, dore yuko bakiri batoya? Birumvikana yuko umukuru atararangiza primaire badashobora kujya kwishakira ubuzima. Mwebwe nk'ubuyobozi murabateganyiriza iki? Murakoze cyane, nk'uko wenda no mu kanya mwarimu hari ijambo tugejeje ry'akababaro ku bantu bari baje kudufata mu mugongo. Twabahaye icyizere ko hamwe n'umuryango usigaye, natwe nk'ubuyobozi turareba icyo tuza gufasha umuryango ubwakira abo bana, haba mu bijyanye n'uburezi ndetse no mu mibereho yindi isanzwe. Ubuyobozi tubari hafi, ntabwo rwose bazigera bagira ikibazo, kandi natwe nk'ubuyobozi. Ni ubuhe butumwa dusoza wagenera imiryango ibanye mu gihugu hose,
ugendeye ku kibazo cyabaye uyu munsi. Murakoze cyane. Ubutumwa twatanga twishimira ko imiryango yose ibana neza ikabaho itari mu makimbirane, ariko igihe cyose habayeho ko hagira umuryango utagira ibyo wumvikanaho, waba ufite amakimbirane, tubasaba ko bagana ubuyobozi tukabafasha kubikemura, ariko nicyo tuba tubifuriza kugira ngo tubafashe gukemura ibyo bibazo, kuko munabizi tugira inshuti z'umuryango kuva ku rwego rw'umudugudu, akagari, kandi niba mwakurikiye n'amakuru, uriya mugabo yari umuyobozi ushinzwe abajyanama b'ubuzima, umudamu we akaba yari umuparasosiyali, bivuga ngo nabo ubwabo byagaragara ko ari intangarugero aho bari batuye, gusa nyine ni ibintu byatunguranye kuko ntabwo wari umuryango twari dusanzwe tuzi kubana mu makimbirane, ndetse yaba n'ubuyobozi iyo hagiraga ikintu bakenera kujya inama nibo bafataga iya mbere mu kugira inama bagenzi babo. Murakoze cyane, turabashimiye. Murakoze nawe. Murakoze rero gusezera rero mwerekeze aho y'abanyakwigira bafunga hanyuma tugakomeza mutange akayira Tugiye wosigara muteze amatwi rero mwumva uko intebe zibishinzwe kumva ururabo rwa mbere ururabo rw'umuryango
w'umuhungu n'umuryango w'umukobwa indabo zingahe ebyiri urabo rwa kabiri urabo rw'abana bari kumwe n'abana babafasha kugira ngo bashyire urabo neza ku mutwe basezera ku babyeyi hanyuma urabo babashikiye bashikiye n'izo kuba aho ngaho uko barakurikirana kuri bo ku rundi barabereka hanyuma harakurikiraho ururabo rw'abana abana muberekere ikoresheje ururabo murajya murarambikaho hari abantu bazajya barazizana hano kugira ngo tubone uko dufotora nibyo byiza harakurikiraho ururabo rw'abashikiye n'abandi barahagarara hariya niho turaje turajijije bashikibe oya abo muryango sebe buretse ndakuvugisha ndi gufotora ndakuvugisha mu gihe ahantu urabona ifoto nziza yanyu kandi ifoto nziza sebe ndi kukubwira wa witonze ndaguhamagara sesera cya satara abarangiza bagende bimukira abandi umva sister mwari tukazifata hariya muri kujya ku ruhande rw'ito turabona ifoto bazitangira hariya abantu bajye bazizana hano nibyo byiza naho aho basubire hirya cyangwa bareba hanyuma abana nabo mubahe ururabo abana nabo mubahe ururabo ndiya akavuge ko akavuga ibyo ari kureba saba ko umukobwa uko batanga bashiki b'umuhungu nabo bafate ururabo aha ziriya muzegeze imbere bajye bazishira hariya hano hariya hanyuma ururabo rwa nyirasenge na nyina wabo w'umuhungu ba nyirasenge ba nyina wabo w'umuhungu babahe ururabo ubwo nubwo abashiki babo uretse vuri usubira inyuma wowe uretse mama basabe n'umuhungu babahuriraho basabe n'umuhungu babahuriraho ayirasenge sibari nawe hanyuma basabe n'umukobwa nabo babahe ururabo none abo ururabo turi famille fulgence oya mwarushira